Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Uyu munsi turacyari muri Bibiliya, aho twifashisha isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Rero nyemera mbere ko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uradukunda, utwitaho. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bihora kuri twe, niyo mpamvu twishyize mu biganza byawe kugira ngo ukomeze kutwiyoborera. Turi kugenda twiga ijambo ryawe, ndagusaba nkwinginga kugira ngo ukomeze gukorana n'imitima yacu. Abana bawe banteze amatwi ndetse n'abandi bazantega amatwi, ubuntu bwawe buzabe kuri bo kandi uzabahe guhitamo ibyiza. Ukomeze kutubera byose no kutuyobora, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndakurarika kugira ngo ukore subscribe, share, like ndetse naho wagize ikibazo uba wakandika comment kugira ngo ibiganiro dutegura bijye bikugeraho. Muri kubona yuko Nowa agira umugisha ku Uwiteka nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 8, Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 9. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Ahangaha muribukaye neza yuko mu gice cya 5 ku murongo wa 32 twabonye Nowa amaze kumara imyaka 500 yabyaye abahungu babiri. Ariko mbere yuko baturondora urubyaro rwe, babanje kutubwira ko yatunganaga kandi yari umukiranutsi mu gihe cye kandi yagendanaga n'Imana. Itangira igice cya 6 umurongo wa 10 barimo baratubwira ngo kandi Nowa yabyaye abahungu batatu, Shemu na Hamu ndetse na Yafeti. Shemu, Hamu ndetse na Yafeti. Mbese ayo mazina asobanuye iki? Andika muri comment maze turusheho kuganira. Itangira igice cya 6 umurongo wa 11. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Muvandimwe, uribuka neza yuko ku mirongo yabanje twabonye uburyo Imana yavuze impamvu icujije ko yaremye abantu. Muri kubona ko isi yari yononekaye cyane. Umurongo wa 12 mu gice cya 6 mu Itangiriro, Imana ireba isi ibona yuko yononekaye kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Muvandimwe, icyo turi kubona ahangaha ni uko Imana yarebye abantu hanyuma ibona ingeso zabo zononekaye. None se Imana yagombaga gukora iki? Muvandimwe, ndagira ngo nawe ubitekerezeho hanyuma wumve neza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 43, Matayo igice cya 5 umurongo wa 43, Yesu ari gukomeza asobanura amategeko yo gukundana. Yaravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanjye umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Muvandimwe, Yesu arimo aravuga ngo mwumvise ko muri kiriya gihe abantu bari bategetswe gukunda abakunzi babo gusa, hanyuma abanzi babo bakabanga. Ariko Yesu aravuze ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. None se wowe ukunda umwanzi wawe? None se usabira ukurenganya? Aha birakomeye cyane, kubera yuko ndumva kubyakira udafite Imana bidashoboka. Gusa kubera ko Yesu yabivuze, ndagusaba nkwinginga ugerageze gukurikiza icyo Yesu yavuze, kandi bizarangira umukunze. Uwiteka bigushoboze kandi akubere byose rwose. Ukunde umwanzi wawe, hanyuma abakurenganya ubasabire. Muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 44 niko hatubwiraga. Bite se ku yindi mirongo Yesu arimo aratubwira? Muribuka neza yuko twari tubonye ngo ingeso z'abantu zari zarabaye mbi cyane mu gihe cya Nowa. None se muri iki gihe ubona ingeso z'abantu zarabaye zite? Ahangaha Yesu nabwo ari gukomeza agarura abantu ku mategeko y'Imana, abereka igikwiriye. None se ku murongo wa 45 Yesu yavuze gute? Igihe tuzakunda abanzi bacu ndetse tugasabira n'abarenganwa, ngo nibwo muzaba abana ba So mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza,
kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Muvandimwe, Imana ni urukundo. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo Imana ni urukundo, abayisenga bayisenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Aha ngaha arongera arerekana avuga yuko nidukunda abanzi bacu nibwo tuzaba abana b'Imana nyakuri. Imana ibidushoboze kandi birakwiriye. Umurongo wa 46 mu gice cya 5. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Yesu arimo aravuga ikintu gikomeye. N'abapagani nabo bagira uko babishaka ariko bidahuye n'ijambo ry'Imana. Ariko Yesu ari kuvuga ngo nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Babandi batizera iby'ubutumwa bwiza ntibagira batyo? Babandi batemera icyo Imana ivuga ntibagira batyo? Yesu ari kutubwira ngo dukunda abanzi bacu, dusabire abaturenganya, nibwo tuzasa na Data wo mu ijuru. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mwemere kuba abagwaneza, mwigire ku birenge bya Yesu. Kandi ijuru ntacyo ritakoze kugira ngo ribashe kutwigaragariza, ribashe kutwereka ibikenewe byose. Muvandimwe, ese urashaka kuba umwana w'Imana? Ndagira ngo wiyambure ibikuremerera n'icyaha cyose kibasha kukwizingiraho. Yesu yarakomeje aravuga ngo ku murongo wa 48 yaravuze ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Imana ibidushoboze, nibyo nagusabira nanjye nisabira. Mu izina rya Yesu reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda itwitaho. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bihorana natwe. Umaze kutwereka neza yuko dukwiye gukunda abanzi bacu, tugasabira abaturenganya. Ariko mu mbaraga zacu ntabwo twabyishoboza. Turagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe. Uduhe kugira umutima wari ukurimo, kandi uduhe gukiranuka nk'uko ukiranutse. Abana bawe bateze amatwi, ubateze intambwe, kandi Data nanjye ukomeze kunyiyoborera. Byose bigenda uko ushaka, kandi imbabazi zawe zikomeze kuba kuri twe. Nibyo nkusabye nisabira njyewe ubwanjye, nsabira n'abandi banteze amatwi, kugira ngo twese tuzaraga ubwami bwawe kandi tube dusa nawe. Nizeye ntashidikanya ko ubimpaye, kandi abanteze amatwi nabo bibahaye. Byose bigenda uko ushaka. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.